inshuti za Rwanda 24 mwaramutse neza mu gihe gitondo cyiza. Turayifuriza icyumweru cyiza aho muherereye hose, abadukurikirana bari mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu ntara ndetse n'ahandi hose mu turere dutandukanye. Turabashuhuje, mukomeze mugubwe neza kandi mugire icyumweru cyiza, mugire umunsi mwiza. Abadukurikirana bari mu bindi bihugu, Burundi, Tanzania, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye, turabibona ko mudukurikirana. Namwe turabashuhuje tubaha ikaze ku gitangazamakuru cyanyu Rwanda 24. Abari hanze y'umugabane wa Afurika namwe turabibona, Canada, United States of America, namwe turabibona yuko mudukurikirana muri benshi. Turabasuhuza tubaha yambu kuko mwabaye abacu, mwabaye inshuti nziza nk'uko bigaragarira mu bushake bwanyu bwo kudushyigikira, mukanda subscribe ndetse munareba ibiganiro byacu ducishaho hano kuri Rwanda 24 TV. N'abandi rero mwese umuhereye hose, nawe ugeze bwa mbere kuri iyi channel, tuguhaye ikaze, wumve utekanye kandi ukurikirane ibiganiro byacu buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Kande subscribe ndetse uduhe na comment, cyane cyane ko tubona neza ko iyo mwaduhaye comment bitugaragariza yuko mudukurikiye muri benshi. Uyu munsi rero nk'uko ari no ku cyumweru, igihari ni ibijyanye n'ubundi n'insengero, ni ibijyanye n'ubundi n'uburyo insengero mu Rwanda ziri gukora, ariko ngira ngo ntabwo turi buzemo cyane mu mikorere yazo, ahubwo turavuga noneho mu buryo izi nsengero zabaye inzu z'ubucuruzi, aho zakabaye inzu ahagagombye kubonekeramo ibyishimo ndetse n'ibyiringiro byo kuzagera mu ijuru ku bakristo. Uyu munsi rero turavuga ku maturo aremereye, amaturo aremereye ari kuremerera abantu mu nsengero, cyane cyane uyu munsi dufite document cyangwa se dufite ibaruwa ya Kiliziya Gatolika yerekana uko abantu bagomba gutura. Abantu mwe ibintu by'amaturo mubyitondere, kuko mujye musoma na Bibiliya musobanukirwe ibintu bijyanye n'amaturo utanga, mujye musoma Bibiliya cyangwa se mukurikirane ibiganiro kuri Rwanda 24 TV, kuko nabinyujijeho byinshi cyane. Tubahaye ikaze, ni mu kanya. Twongeye kubaha ikaze bavandimwe inshuti za Rwanda 24, dukomeza kubifuriza icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha kuri mwese. Abantu bakomeje kwinubira imitwaro bashyirwaho n'insengero, imitwaro bashyirwaho n'ahantu basengera, cyane cyane bashyiraho amaturo y'amafaranga, bakavuga bati utazanye amafaranga n'aya nta kintu azabona mu rusengero. Ariko ndagira ngo mbabwire ko mw'abakristo mwe, mw'abantu mwe b'Imana, Imana ntabwo iturebera mu maturo, ahubwo amaturo ndagira ngo mbabwire yuko ari igikoresho kiri gukoreshwa kugira ngo abantu bibonere amafaranga, kugira ngo abantu bacuruze abandi, kugira ngo abantu bacuruze Imana, kugira ngo abantu bakoreshe ubwo buryo bw'izina ry'Imana kugira ngo babone amafaranga, babone amarongo. Uru ni urupapuro mfite imbere yanjye rwerekana uko amaturo azajya atangwa muri Kiliziya Gatolika. Ndabona urupapuro wa Katedrale ya Cyangugu, ubwo niho rwaturutse, ariko nkeka yuko urumva ibikorerwa muri Kiliziya Gatolika by'Icyangugu, nkeka yuko n'ahandi hose ariko bimeze. Urupapuro mfite imbere yanjye ruravuga ko abahinzi bagomba gutura 3,000, abanyonzi bagatura 4,000, abafundi, abasuderi, abakanishi, abakora amashanyarazi, amazi n'abandi bagatura 8,000, abadozi bagatura 5,000, abamotari bagatura 8,000, abashoferi bagatura hejuru ya 15, abacuruza mu isoko rusange, bariya bacuruza nyine bisanzwe kuri biriya bitanda byo mu masoko rusange, ngo bazajya batura 8,000.
abacuruza amangazini bafatikanyije n'abandi bazajya batura ibihumbi 15. Abafite iduka ni amafaranga 30,000. Abafite kamyo, kwasiteri ndetse na fuso batanga 30,000. Abafite ibeni, tagisi ni amafaranga 15,000. Abakozi bakorera umushahara batanga 1/10 cy'umushahara wabo. Abarimu AD bazajya batanga 10,000. Abarimu A1 bazajya batanga 18,000. Abarimu A0 bazajya batanga 25,000. Abaforomo A2 bazajya batanga 13,000. Abaforomo A1 bazajya batanga 18,000. Abakorera kwa muganga A0 bazajya batanga amafaranga ya 25,000. Hajeho n'undi mushahara rero w'abaganga, dogiteri bazajya batanga 40,000. Abafotora bazajya batanga 7,000. Abavunja amafaranga bazajya batanga 10,000. Abikorera imizigo bazajya batanga amafaranga 3,000. Abacuruza muri butiki bazajya batanga 5,000. Abafite akabari bazajya batanga 10,000. Abanyeshuri ba kaminuza bazajya batanga 3,000. Abanyeshuri mu mashuri yisumbuye bazajya batanga 500. Noneho abanyeshuri mu mashuri abanza bazajya batanga amafaranga 200. Aha ngira ngo rero mwabyumvise inshuti za Rwanda 24 TV. Isi turimo isi y'amadini, isi igoye cyane, isi isa nkaho iri kwanga ikiremwa muntu mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu nguni zose, mu nguni z'ubukungu, z'ubukirisitu, z'ubuzima busanzwe. Usanga ahantu hose umuntu ari kubazwa yikorerwa imitwaro myinshi cyane kandi imitwaro iremereye. Ikintu navuga kuri ibi bintu ni uko mu by'ukuri aba bantu bashyiraho ibi bintu bimeze nk'imisoro ku muntu, ibintu ntabwo ari byo. Ikigaragara cyo ni ari amafaranga agomba gutangwa buri kwezi, kubera yuko niba bakubwira ngo utange 1/10 cy'umushahara wawe, ni ukuvuga ngo uzajya utanga amafaranga ya buri kwezi. Ahangaha rero nkibaza nti ayo mafaranga asa nkaho ari umusoro, kubera yuko mu by'ukuri aya mafaranga ugiye kureba nta kamaro cyangwa se nta significance yaba afite mu buzima bw'uyu muntu uyatanze, usibye kumubwira ngo bikore gutya, Imana izagukora ibi n'ibi. Icyo nicyo bita gucuruza ubuhangange bw'Imana. Bagafata ubuhangange bw'Imana, bagafata ubushobozi bw'Imana, ndetse batanazi neza bakabuvunjamo amafaranga bagashyira mu nda bakirira. Nagira ngo nongere mbasobanurire neza amaturo uko yaturwaga. Ababishaka, ikiganiro kirambuye kiri kuri channel yanjye Rwanda 24 TV, mugende mukirebeho. Ahantu hari title ivuga ngo ese abakuru b'amadini n'amatorero bazasaba imbabazi abakristo. Aho hantu niho nakoze ikiganiro kijyanye n'amaturo mu buryo burambuye. Ukuntu rero amaturo yaturwaga, reka mbinyuremo muri makeya. Ni ukuvuga ngo ni umuhango w'Abayisiraheli bakoraga kugira ngo babane n'Imana. Hambere muzi yuko Imana yabaga hagati mu muryango wa Isiraheli kandi ikagaragarira muri iriya sanduku y'isezerano ry'Imana. Iriya sanduku y'isezerano ry'Imana rero yabaga ku rusengero, ahantu habaga abatambyi bashinzwe guhuza Imana n'abantu. Uko bahuzaga Imana n'abantu rero ni ukuvuga ngo umuntu iyo yakoraga icyaha yashakaga igitambo cyiza, cyane cyane batambaga intama, inuma n'izindi nyamaswa Imana yemeraga. Akayifata akayishyira wa mutambyi, akayitamba imbere y'Imana, hanyuma wa mutambyi agasabira imbabazi ku Mana wa muntu wakosheje, hanyuma Imana ikamubarira iyo yabaga yishimiye igitambo yatangaga. Icyo gihe abo batambyi babaga ku rusengero, ntago batahaga, nta nubwo bagiraga
gakondo. Abo batambyi murabazi, musome igitabo cy'Abalewi. Ni ukuvuga ngo ari naho Imana yababwiye iti nimutange 1/10 n'amaturo, inzu yanjye ibonekemo ibyo kurya. Mu by'ukuri iriya sanduku Imana yabagamo ntago ariyo yaryaga biriya bya 10 n'amaturo, oya, ahubwo bariya batambyi nibo batungwaga na biriya bya 10 n'amaturo, bagahuza Imana n'abantu. Ariko ntago bategekaga ngo buri kwezi utange aya n'aya n'aya, oya, bwari ubushake. Icyo wabaga ufite bitewe n'ingano yacyo niko wagitangaga. Noneho rero Imana yaje kwitegereza isanga abantu bari kugorwa no kubona ibyo bitambo, kuko urumva abantu bari bamaze kuba benshi ndetse amatungo akomeje kuba make. Imana iravuga iti hari abatazabona aya matungo, hari abatazabona inuma, hari abatazabona intama, kandi ibyaha mbona birimo kwiyongera. Nibwo yafashe umwana wayo Yesu Kristo imuzana ku isi, iravuga ngo genda ubacungure. Ni ukuvuga ngo usimbure bya bitambo byose, usimbure bya bindi byose batambaga, usimbure za numa, usimbure za ntama, usimbure cya kindi cyose bampaga kugira ngo mbababarire. Ahubwo wowe ugende utange amaraso yawe, ukwizera akayizereramo, akakwizereramo, niwe nzababarira. Ni ukuvuga ngo mubyumve neza, Yesu akimara kuza ku isi yaraje aje kuzuza iryo sezerano Imana yari yamuhaye. Ni ukuvuga ngo yaje aje gukuraho ya mihango yose y'Abalewi, uko bari bamaze kunanirwa gukora umurimo Imana yabategetse. Bakristo bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko mwibuka ahantu handitse muri Bibiliya ngo umwenda wari ukikije ahera watabutsemo kabiri. Ni ukuvuga ngo ya sanduku yabagamo Imana iri hagati mu muryango, ya sanduku bajyaga guturira ibitambo, bajyaga guturira intama, bajyaga guturira inuma, Imana yahise ivamo iza muri twebwe. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe byari ngombwa yuko ugomba kuyisanga hariya hantu, ariko ubu ngubu siko biri. Yahise iva isohoka ha hantu hari ahera iza muri twebwe. Iratubwira ngo icyo mupfa ni kimwe, ni ukwizera Yesu Kristo. Uyu mwana wanjye nabahaye, mukamwizera, mukamusaba, icyo muzamusaba cyose azakigezaho, jyewe nzakibaha. Ni ukuvuga ngo nta Balewi, nta batambyi tugifite ubu ngubu. Umutambyi ni Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niyo mpamvu rero bakristo bavandimwe, ibi bintu byo gucuruza mu nsengero mugomba kubyitondera, kugira ngo hatagira umuntu uzaza akoresha ijambo ry'Imana cyangwa se izina ry'Imana akabanyaga twanyu. Mu by'ukuri nababwira byinshi ku byerekeranye n'amaturo, ariko nabakangurira kureba ikiganiro nasizeho kuri Rwanda 24 mukareba uko amaturo n'akamaro yari afite. Nababwiye tayito yacyo cyangwa se titre yacyo cyangwa se umutwe wacyo, mukagenda mukareba amaturo yagombaga gukora iki, amaturo yari ameze ati. Mu by'ukuri rero nk'umwanzuro natanga kuri iki kintu, bayobozi b'amadini, bayobozi b'amatorero, ndabinginze mwe kwikoreza abakristo imizigo. Murabona isi turimo ni isi iri gutera imbere mu buryo bwose, nta kintu wakora ngo kirare kitageze ku bantu. Ariko nanone mwishaka kujyanisha iterambere n'Imana. Imana uko yari iri kera niko ikiri ubu ngubu. Imana uko yaremye isi iri n'ubu niko iri. Uko Yesu Kristo umwana w'Imana yari ameze kera isi itararemwa, na n'ubu niko ari. Mwishaka kujyanisha ibintu by'iterambere cyangwa se by'ikoranabuhanga cyangwa se by'ibihe tugezemo n'ububasha bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Ikindi navuga aha hantu ni ibijyanye n'aya mafaranga. Ese wa musenyeri we, wa mupadiri we, iyo wicaye aho ngaho muri kuva cyangwa se n'ahandi ugatekereza ukavuga ngo abanyeshuri mu mashuri yisumbuye bazatanga 500, abanyeshuri mu mashuri abanza bazatanga 200, usize muri logique nk'umuntu wize wumva ko aba banyeshuri amafaranga bazayakurahe? Niba iwabo babonye minerivare, bakabona imyenda, bakabona inkweto, bakabona n'ibindi uwo mwana akeneye, bakagerekaho n'uwo musoro wawe,
kuki ushaka kumikoreza undi mutwaro wo gutangira ba bana amafaranga? Barayatangira iki? Aba bantu wibuke ko Imana yabaremye, ntabwo yigeze kugisha inama, ntabwo mwicaranye ngo mujye inama uvuge ngo nzarema aba n'aba nawe uzabacuruzi, uzabaka amafaranga. Imana irema umuntu ku bushake bwayo, yarabiteguye. None kuki wowe uza kuvangira umugambi w'Imana? Niba hari icyo ushaka kuri base, abanyina cyangwa se abakuze, nta kibazo, biterwa n'uburyo ki baje bagusanga. Ariko se abanyeshuri, umwana wo mu wa mbere, umwana wo mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, akorera amafaranga ye, yinjiza amafaranga ye. Si n'uwo gusa, n'umwana wo muri segonderi, n'uwa kaminuza. Buriya cyakwereka ibibazo baba bafite. Bariya bana muvuga ngo nabo muri kaminuza 3,000 se bayakura. None se umwana wo muri segonderi 500 yayakura? Ubu se ntimurimo gukurura ubujura? Nibaza ko rero paruwasi katedrale ya Cyangugu ibi bintu mwakwicara hasi mukabishyiraho umurongo, ukavuga muti niba ari n'umusoro mushaka ku bantu mukawuha umurongo. Ariko kandi si namwe gusa, kuko hari n'ikinyamakuru nigeze kubona cyabyanditseho Iburasirazuba naho ngo basizeho amafaranga ngo muzajya mutura. Ariko ibi mbona ari ukurenganya abantu, nuwo kubayishyiraho imizigo. Imana nticuruzwa. Afadhali wenda mwagateganyije cyangwa se mwakwemeye ariya babazanira buri cyumweru, ariya arahagije rwose. Utagiye gukuza inda, utagiye gushaka ibintu byinshi, utagiye gushaka kunyunyuza abantu, ariya mafaranga batura buri cyumweru mu nsengero, ariya mafaranga yaguhaza. Erega wibuke ko nariya akuzanira buri cyumweru nayo aba yavuye kuri kuri ubwo bucuruzi, kuri uwo mushahara, kuri ubwo bunyonzi, kuri utwo tuntu. Njye numva rero ariya ahagije rwose. Bakristo bavandimwe, nimuze kunyumva nabi ngo ni uburyo bwo kugandisha abantu, ariko nanone usize mu nyurabwenge, muri logique, nta kintu aya mafaranga afasha umukristo kugira ngo azagere mu bwami bw'ijoro. Murayakira, mukirira, mukicururiza, dore ko mwabaye aba businessmen, amahoteli mukubaka, amashuri mukubaka. Yego ni byiza, ibyo ndabishima, no kuzamura ibikorwa remezo. Ariko nanone ntiba mubikora bikabungukira, ahubwo baba Kristo niwe mwakagombye kugaruka mukabwira muti mwarakoze, dore byavuye muri ya mafaranga yanyu mwatuye. Ndabizi amashuri y'abihaye Imana arahenda cyane kurusha nandi, kurusha ya leta. Leta bo bigira ubuntu, wumve, leta bigira ubuntu, ariko amashuri y'abihaye Imana arahenze. Why? Kandi amafaranga mwayubakishije yavuye muri ya maturo y'ababandi, y'ababyeyi. Ariko leta yubaka amashuri muri twa duke ifite, twa tundi duke ifite namwe mutanga mwangira mubizi, mukwepa ikavuga ati ariko bigira ubuntu. Ariko yandi mutura kwa padiri ugasanga aragiye yubakishijemo hoteli, no kuyinjiramo wowe ntiwayinjiramo, cyangwa se akayubakishamo ishuri, no kurishyiramo umwana wawe ntiwarimushyiramo. Mwumve isi turimo, kandi niryango mbabwire ko ibi bintu mukora Imana izabibahembera. Ntabwo nciye urubanza, ariko mbona ko inzira murimo kuyoba bose. Bakristo bavandimwe, namwe bakristo mukore isesengura, murebe, musubize amaso inyuma, murebe koko ese amafaranga mwakwa, amafaranga mutanga amaze iki, abagera hate mu buryo bwo kububaka, mu buryo bw'agakiza. Ni byinshi nababwira, ariko ndagira ngo nshuti bene data twongere tugaruke mu nzira nyayo, mu nzira y'ubukristo, mu nzira Imana yadutoje, mu nzira yo gukiranuka. Kandi uzizera Yesu Kristo akamusenga, akamusaba, nubwo utatura rwose, nubwo utakora ibya mirenge, cyambere nuko ubukiranutse mu mutima wawe, urapfukama ukamusenga, hanyuma ubundi akakumva, nawe akagusubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi bikakugeraho impact nziza. Murakoze cyane rero, ntarambiranye, murakoze kudukurikirana, murakoze gutega amatwi iki kiganiro cyacu. Namwe bari hanze, abari mu gihugu, abari hirya no hino mu ntara, abari Burundi, mukomeze mudukurikire, mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Mwari kumwe n'umusaza Mombasa, mugire ishya n'ihirwe.
bye bye.